namba uno banyita Rocky. Abanzi ntago bangereranya, abamenye ntago banshidikanyaho. Ndetse filime nafashemo umenye kuri busobanukirwe ni kakajambo ko kandi. Ndetse ndatwika koko. None se ko ntabwo nzakora. Ntabwo nzabukora. Noneho hanahire rimwe n'ubundi. Bimeze bite? Ya nyuma yaje nakubwira ati Nightmare. Twikomereza ere nawe ndakuruzi bimeze bite? Mambo vipi? Musora kubwira ati buriya muri lockdown cyase muri bino bihe bya corona wumva ibyamubayeho. Muri vision ibyayo. Njamatsiko yose yashize mu kwa gatatu. Buriya mu kwa gatatu corona buriya bigitangira gukara. Byahise birabura. Mwumve neza si Juno. Njamatsiko yose yashize mu kwa gatatu. Ngegera umukecuru nariko gute wipeve y'umuryango nta n'ijana ukorera. Kwikora biva kuri 500 gahunda ihinduka gasirike. Kwikora biva kuri 5 biba bitatu. Kwikora ariko ngo nukubaya we mbega ibintu savimbi yatsobanuriye ninjoro. Urumva muri korona ukuntu umusore no kwikora byari bisigaye bimugora. Okay. Kwikora biva kuri 500 gahunda ihinduka gasirike. Kope ziduha amanite ziduha amacumbi kubibuka. Mumanika mana we kubyo kitwari twarakubiswe kukanyagwa k'akanyamerika. Was a nightmare. It's a nightmare. Still a nightmare. Was a nightmare. It's a nightmare. Shishino twitse musi nubwo nazanye n'ibibazo. Amekas to the fellows. Aya basi bimeze bite gasozera tureba ko bise honest faithful. Nono yiganjemo ibyamamare. Uwo bita Liam Neeson. Nimumuzi muri tekeni icyamamare. Skill. Okay. Munyakazi yazanye icyana. Hayiye koko. Munyakazi yazanye icyana nanjye numvaga kwerenza aho. Now it's different with my people, with my night players, with the nightmares. I'm a nightmare. I'm a nightmare. Niki ya aya basi bantu bangira mukeneye kujya kwiga mu mahanga cyangwa gukora y'akazi. Hari abantu buriya bumva ngo visa zo kujya muri za Canada hehe bakazumva nk'inzozi. Hano muri Best Education Moncheri w'amafaranga yawe wishyuye umwihariko wacu. Iyo utabonye visa nkuko twabigusezeranije kandi turagufasha kuva bitangiye kugeza ubonye visa. Iyo utayibonye tugusubiza amafaranga yawe dusinya na kontara. Amafaranga yawe tuyagusubiza nkuko wayaduhaye yose. Iyo utabonye visa mbega nukorana na Best Education ntujye hanze ntituzaguterekere. Best Education Limited iramenyesha ubyifuza wese uwarangije amashuri yisumbuye ko ibafitiye full scholarship, partial scholarship ndetse n'akazi mu bihugu bitandukanye harimo Canada, Amerika, UK, Germany, Australia, Poland, China n'ibindi bihugu bitandukanye mu byiciro byose harimo diploma, bachelor's degree, master's degree ndetse na PhD. Turabibutsa ko turi intyoza mu gushaka visa z'ubwoko bwose mu gihe kitarambiranye. Umwihariko wacu dukurikirana abatugannye kugeza bamenyereye bakabona n'akazi mu bihugu baba bagiyemo. Wifuza serivisi zacu
wasura urubuga rwacu ari rwo wa cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira 0788 86 06 52 cyangwa ukadusanga aho dukorera mu nyubako ya Chic floor ya mbere ku muryango B17. Simubyiboneye aya basi zima entertainment ano hantu wagiye gushya mu nsheri n'ubundi nta bukwe duteze gukora, reka tuhatwikire rimwe. Bimeze biti narakubwiye ngo nuko wumvishe ngo ni Rocky ni kimomo ni kibahana, jya umenye ko ahantu ndi hadatana n'umuriro. Iyo utahabonye umuriro uhabona umwotsi, sibyo? Ya buri hantu ubonye umuriro cyangwa buri hantu ubonye umwotsi, jya umenya ko Rocky yari ari aho hafi cyangwa se ngihari. Hey! Simba Entertainment na Rock Entertainment na True Art Entertainment ku bufatanye The Solution Entertainment Group. Mambo vipi? Bimeze bite rero? Byifashe bite? Nuko tugatangiye. Abari hanze mu banguke twirira isi. Zero gravity management. Sibyo? Niki. Hey! Namba unoga cyahari none. Nuko dutangiye filime yacu. Ndetse baranzi ndahumura sinikoraho simubizi. Nuko dutangiye filime yacu. The Solution Entertainment Group ndetse na Rock Entertainment. Nuko dutangiye filime yacu. Weca rutuze gusa kuko bino bintu bisaba kuba warabyize, ntago ari ibintu umuntu abyuka mu gitondo gusa ngo nkwe. Hey! Dutangiye filime yacu gutya. Nuko dutangiye. Ati amadolari agera mu 658 bimaze iminsi byibye muri banki. Aturi kwibiye banki, uburyo yinjira muri banki akanasohokamo ntibisanzwe. Muri weekend hari indi banki nanone yibwe ndetse uwiba ntaramenyekana. Urebe ato umuntu buryo akoramo yiba ntabwo birasobanuka. Ati nanone umugabo bamwise in and out bandit, ibandira ryinjira rinasohoka mbega ngo ribikora mu buryo budasanzwe, ryinjira risohoka n'iryo bandi ninde, ariko bakwerekana n'uri kwiba bafite uburyo ategura mu bamwita in and out bandit. To Liam Neeson mama we, uyu mugabo ni umuyitinzi. Mwibuke muri Tekken yagukiniye amafilime menshi yagarutse. Hari igisambo bataramenya ibyo gikora kibikora gute. Honest faith cyangwa se igisambo kivugisha ukuri rwose, kifitiye umutima uvuga ukuri kitabeshya. Cyaje hano nibaza igisambo ariko kitabeshya, cy'icyana cyiza kikijama ni Jimmy w'umujama, nawe mbona ari igisambo. Allo mugabo abatuje niwe wiba twamubonye. Ebe haje hano ariko haje abakoramo ntabahari. Mugabo azana nimba nabashaka kubiba izanye muri kontwari n'urusambo. Do kare bano hari ibitabo, hari uri gusoma katorore. Do uyu muntu abari kunywa ibikino urwunge ni iki? Oh. We. Good. Jeez. I was wondering when somebody was going to show up and help. Nibaza ku muntu ukorana iki ari busa kamfasha. Need a storage unit. Nyenire hano najya mbika ibintu byanjye. Hari abantu bagero bagira ibyo yitwa bya storage unit. Wewe ugenda ugata ukavuga ati ngiye nyine hano najya nsanga pakira ibintu byanjye nkabihabika. Mfite imizigo yanjye nshaka kujya mbika hano. You prefer smelly. Urashaka hano hano ukaze ko bari uzajya ubika ibintu. Ooh. That looks good. Nawe ibyo bintu uri kunywa ari byiza. Nyemerera. Thank you. Urakoze. You work here, right? Ukora hano sibyo? Ew. Yego nkora hano. Kumbe karo gakobwa niko gakora hano kari kumukinisha. I prefer to call it paid study hall. You're at college, huh? Nje niga muri seconde, niga muri bwa kaminuza. BC, grad school. Umva ndi kurangiza amashuri wana. Good for you. Kiza kuri wowe. So let me guess. You need a storage unit. But now ukeneye storage unit hano yajya bika ibintu by'iyego. Doesn't smell. Nyine ahantu rwose ariko hatanuka. Reka twe n'iki nagukorera ariko. Should probably switch places. Tubanze duhindura nyuze hano ngenzaho kuko ninjye ukora. Ni umusore n'igisamba aje gusa abantu yajya bika ibintu bye. Hari ambega bagurisha amastoka hano wajya ugastoka ibintu byawe n'iki kumba ariko nabyita. Mperutse yo. Blank with your name here. Amazina yawe tureza hano nitwa Tom. Tom.
We have small, medium, and large. dufite ububiko buto buringaniye n'ubunini kurushaho Might so, I guess. nta bintu byinshi mfite Medium should work. umpaye uburi hagati nyine ububiko buringaniye byankorera katurore Annie. witwa nde ani Medium and... urashaka ububiko buringaniye butanuka sibyo ni umusore ni n'igisambo niwo muhamagara afite barakwereka huye n'uriya mukobwa hashize umwaka bamenyanye bahuriye ahantu n'iki barakwereka hashize umwaka muri kureba filime hey umwaka umaze gushira biriya bibaye tubonye umusore kari igisambo ndetse amaze kujya guhura n'umukobwa witwa Ani akamwaka ububiko hakurikiyeho iki wajana mena inzugi hey do cya gisambo dore ngiki ingezi ipfa na nyira yapfuye ariko buriya nkunda ibisambo koko yaje gukingurana injira The back door was open. winjiye guta umuryango wari ufunguye kumba amenya urugi yazinye wa mukobwa bamaranye umwaka bari kumwe Breaking and entering. mani kuba hari icyapa cy'uko ino nzigurishwa ntabwo bikwemerera kuza tuyimena twinjiramo uko tubonye Normal for a little mischief, but what binjiye mu rugo rw'abandi are we doing here? turakora iki hano bahuye umwaka ushize What do you think? uratekereza iki urebe iyi nzu urayibona ute inzu y'abandi I think it's ni inzu iri icyapa cy'uko igurishwa cute. ndakeka inzu ni nziza That reminds me of the Cape. I grew up in iyi nzu inyibutsa rwose ahantu nakuriye va kubeshya ariko ni inzu nziza Cape. Maybe yellow. iyi nzu bayisiga nk'irangi ry'umuhondo niryo ryaba ryiza And ameka ikorori great neighborhood, lots of nice restaurants and parks. And I hear amazing police department, so let's get out of here. urabizi tuve hano tugende polisi itanadufunga mu nzu y'abandi wumve Maybe they'll go easy on us if we make a decent. polisi ariko ije tukayibwira neza ishobora kugabanya igihano I'm sorry, what? gwiki There's a few interested in moving. in. wakwemera tukimuka tukaba muri iyi nzu Are you? tukabana Okay, are you messing with me right now? uri kunyinisha wa muginga yo iyi nzu wayikura oya It's been a year, honey. hashize umwaka sibyo hani umwaka It has. yego hashize umwaka koko It's been a wonderful, wonderful year. I just ndetse wari umwaka wagenze neza bari kunywa amayoga bari kunywa urwunge abakobwa basigaye bakunda urwunge koko I haven't lived with anyone since the divorce, and nta wundi muntu ndabana nawe kuva nahana divorce n'umugabo wanjye wa mbere I just can't go through that again. ntabwo nshaka kongera guca mu bibazo nk'ibyo byo guhana divorce n'umugabo I promise. ndagusezeranya ntabwo uzigera ubicamo mbega njye nzakubanira neza urebye shushu ntandukanye n'abandi bahungu kwa kundi udusore twose tuza tuvuga titi niwe wambwiye ngo iyo ushaka gutereta neza ngo ugenda ubwira umukobwa umwangisha abahungu ubwira umukobwa bariya abahungu ni abana babi abahungu uzi ukuntu babeshya nyine we ntiwivuga ukavuga abahungu ngo nabi muri rusange ngo niyo style ya titi ngo birakora mbega ni ukwangisha abaturage ubutegetsi buriho bw'abahungu ubwira abakobwa ati abahungu ni abana babi ni njye muntu mwiza Okay. Yeah. kumva umukobwa yaremeye babane hari hashize umwaka uyu mugabo twatangiye batubwira ngo ni igisambo nako twanabyiboneye Annie, ani there is something else I need to tell you. hari ikindi kintu nshaka kukubwira Not tonight. This apana iri joro reka mbanze n'inywero rwonge is for one night. iyi siripurize unkoreye iri joro irarenze umugabo afite inzu nziza He can wait. sawa kirategereza icyo nari ngiye kukubwira bwarakeye bimeze bite turacyari mu mujyi bawita Gatsata kugira biborohe tuvuye hariya hano hari uhari dore ukuntu areba ni nando dore ijigo nando dore ijigo nando hano mu modoka katurore ari kurya amandazi n'ibintu by'ibyayi nanda ararya buriya ntukabona inda yaraje kuriya ngo ugire ngo ni ibintu bipfa kumanuka mu kirere bikikubita hasi amagara aramirwa aba yaramize amagara gabariyana yakira muginga we ni nando I guess some real dog food, huh? muginga we kandi barasangira ni ukumushunishaho ntabwo yakamuha kose asa n'imbwa ye umugabo hari umuntu rero ukabona rwose Isn't that Teresa's dog? iyo si imbwa ya Tereza yahoze ari Me. bisobanuye iki Divorce. twahanye divorce n'umugore wanjye Tereza So, byanyabyo she got the house, and I got Tazzy. umugore bamuhaye inzu ngiye ntwariye imbwa But her frickin' lawyer was asking for yari everything. afite umwavoka ushaka ibintu byose Box we own. So I inzu imodoka ibintu byose
Judge was rational and cut everything down the middle. umucamanza navuze ngo tugabane She preferred that. umugore ahitemo inzu cyangwa imbwa umugore ahitamo inzu ngiye ntwara imbwa umva ari ku bwenge namurushije ubwenge yatwaye inzu ntwara imbwa tuvuye yaratugaruke kuri hoteli bita Charleston ibaze ko nta hoteli birampa amafaranga wana buno ziratekereza hari hoteli iri hano wa mugabo ni yarimo uyu mugabo turamuzi yitwa Tom hey yahoze ari igisambo n'ubu nicyo buringe sipfanyira yamaze gupfa umugabo akora telefone ndagira ngo ukurikire filime witonze hatagira ikintu kigucika narakubwiye ngo uri kureba filime yasobanuye nanjye umenya ko utekanye ushatse ujya no muri telefone ugacata kuko ubuzi kuri bumenye ibintu byose uko byifashe ijambo kurindi twize neza barabizi arahamagara umugabo ari muri hoteli umve Alo uhamagaye kuri FBI twagufasha iki I'm the in and out bandit. ninjye mwita ryabandi ryinjira rikahita risohoka ndashaka ko mumfunga hey buretse gato ibaze guhamagara polisi ati ninjye ryabandi muhora muhiga ryiba amabank in and out bandit ryinjira ngo risohoka niko baryise polisi nyine itayumva uri ikigoryi giguca n'amazi aravuga ati niba abantu badutesha umutwe Sam Baker, how can I help you? uyu ni special agent Sam Baker nagufasha iki In and out bandit. ninjye in and out bandit ndashaka ko mumfunga buretse segonda We got another in and out confession. dufite nanone undi muntu uri kwita ngo niwe ryabandi bivuze ngo ni benshi bahamagara Whatever that means. bisobanuye iki se banze no kubiha agaciro Okay. sa With a name. ngaho vuga izina ryawe Tom. nitwa Tom Carter. Tom Carter Okay. okay bamuciye amazi urumva polisi iraho kavuga ngo wamwicanye maze iminsi muhiga ninjye narigira ngo mumfunge polisi itivuga ati uyu muntu ari kudukinisha Humor me. nganshimisha mbwira I've robbed 12 banks in 7 states nibye banki 12 mu mareta for $9 million in cash. atandukanye mfite miliyoni 9 cash zikibitse I take. About 8 years. byagutwaye igihe kingana iki kwibiza miliyoni 9 imyaka 8 Okay. gusa amaze umwaka nta kintu niba Find you. waduha aderesi zaho tugusanga Want to make a deal? tubanze twumvikane Deal. twumvikane wumve Kind of deal. twumvikane iki For all the money I stole, every penny, amafaranga yose nibye ndacyayabitse nta n'atanu nariyeho ndayabasubiza 2 years, mu ngabaniriza igihano security, mu mfunga imyaka 2 Boston. kandi muri Boston You thought. kandi bajye bansura uko babona inyibukuse bajye bansura And what's so important about it? kuki ushaka gufungirwa muri Boston I met a woman. nahuye n'umugore mva amagambo Smart, umukobwa ufite ubwenge driven. wita ku bantu ushimishije Adore every bit of her. ndamukunda buri kantu kose kamuriho With her for the rest of my days. ndashaka kuzabana n'uwo mugore imyaka y'ubuzima bwanjye bwose ariko sinshaka kubana nawe mubeshya hahise hanjye Well, she sounds like an incredible woman. bisa nk'aho umugore adasanzwe ugiye gutuma igisambo gihinduka kikemera gufungwa imyaka 2 Than all the dollar bills in the world. uwo mukobwa arenze amafaranga yose yo mu isi So, do we have a none deal? turumvikanye How it works, buddy. But I'll be happy ntabwo ari uko bikora to you and put in a good word for you. gusa ndaza ukumva ndebe ko nakubariza abantu babishinzwe You mean if? nimba ariko kuri cya gisambo 15 guys have confessed to being the. hari abantu bagera muri 15 bagiye bahamagara bavuga ngo nibo bya bisambo byiba bisohoka ariko tugasanga naba bahamagara polisi bayikinisha And out bandit. ndabwiza ukuri ngende in and out bandit Me. Wasn't me. nubwo iryo zina ryanga All right. none Where can I find you? twagusanga The Charleston Hotel. ndi muri Charleston Hotel Room 216. icyumba 216 Place. I'll swing by there tomorrow. bana ahantu ni ahantu heza Be here. niho ndibuze kuba ndi muze mumfate ati tuzaza ejo nyagasani polisi nyine urumva ari ibi ari nk'abantu bari kuyikinisha kuko ngo bamaze guhamagara kuri polisi abantu barenga 15 bati barahuye n'umugore ngo uri gutuma ashaka guhinduka ntabwo babitinzeho In and out confession. nanone hari undi mugingo uri kuza avuga ngo ni cya gisambo kiba sasa fande yese abizanira abana bakiri bashyashya mu kazi nyine urumva hari ikirego wumva ukumva nta mbaraga gifite ukohereza y'abana ati mujye kundebera sha yohereje y'abana Hi, sweet Annie. bite sweet Annie natsinze He's what? watsinze iki My exam. exam yanjye Oh. shushu be bamaranye umwaka umugabo ngo arifuza guhinduka ariko polisi ngo ikamufunga igihe kitarenze imyaka 2 kamwemerera kujya surwa bihoraho Going on? You sound like a. ndetse bakamufungira muri Boston Although, not yours. I know. So, what's going on in ibiki bijya mbere I'm just a little preoccupied. ya hari ibyo nari mugiyeho with work? It's
Need to be fixing safe. si wambwiye gukora amasefu burije cyane ku buryo utakabaye gukora sefu umugabo ni igisambo kumbe yabeshe umugore ngo akora sefu kumbe ahubwo aragenda akamena sefu z'abandi agakuramo ibirimo umugore ati burije cyane ku buryo utaburi gufixinga sefu z'abandi. So where are they putting you up? kiba mu modoka urana Jimmy yabeshe umugore ngo acuruza amamodoka kumbe yiba amamodoka. All right. Tempting. I'm just a bit wiped out, baby. You sure you're okay? meze neza koko Annie? Annie? Yes, my love. Yego my love. I'm proud of you. nterwa ishema nawe pe yatsinze examen ni umugore bahuye ku buryo umugabo yifuza kureka kwiba akemera no kwitanga muri polisi bakamufunga aho kugira ngo abane n'umugore azi ko yamuhishe ko yahoze ari igisambo ngo umutima umucira urubanza. Ari hano mu gitondo baramukomangira ikikoreka ko uyu mugabo polisi yamuciye amazi yayamaga FBI yarabwira ngo tuzaba tuza kukureba ejo nimba uri cya gisambo. Ibaza ariko nyine nta mwanya bamufitiye uko barumva ko ari umuntu uri kubakinisha. Menya baje bagiye kumfunga. Kumbe nukora ibyumba gusukurira icyumba. Oya murakoze icyumba se yanakirayemo ko yarayicaye mu ntebe amuha tipa arigendera. Katururi mugabo mu gitondo kinga urugi sasi bari kumutonganya ni nande wa musazi we imbwa yanjye bwe yariye imbwa imeze neza. No, you heard the judge. Wumvishe umucamanza ibyo yavuze. Well, that was the deal. Twarumvikanye. Can't have her back. Ubu ni imbwa yanjye watwaye inzu mitamo imbwa. Sasa umugore babahitije umucamanza atari imbwa n'inzu y'umugabo wawe urahitamo iki? This is Tom Carter. Uyu Tom Carter. From the other day. Ejo navuganye nawe mwafandi. The in and out bandit. Niwe yari ryabandira iginja riso. Guys would stop calling me that. Urekera kujya munyita gutyo. I could put in a special request. What name would you prefer? Gaho tubwira akazina ushaka tuzayatukwita. It sounds so low rent. In and out bandit ni izina risobanuye umuntu udakora akazi neza. Clean. I think clean is. Mugihe ngenda nakoraga akazi neza gasukuye akazi gasukuye hari abandi batwaye iryo zina. Funny. Birasekeje. Look, something. Umugabo bari kumwita ngo ni in and out bandit biramubabaza ngo yumva ari izina ry'umuntu utari umunyamwuga mu kazi akora. Ngo ryinjira risohoka ni bya bisambo nyine biza bishikuza abantu amasakoshi. Abayumva ibyo bisambo atari ibinyamwuga. Warategura agakora akazi gasukuye akiba banke ye neza kinyamwuga. Iyo bari kumugereranya rero n'abana bacapura amasakoshi baniga abantu. Abayumva bari kumugereranya n'imbeba. Nicyo yiyamaga FBI. Banze kumuha agaciro. Tarajya kuri. Special Agent Hall na Nivens. I'm Tom. Bandi oya ndi Tom Carter. I'm trying to come clean. Ndikugerageza kubabwira Dollars in your lap. nkabaha miliyoni 9 Look like heroes. mukagaragara nk'intwari zafashe igisambo ariko ntabwo munyizeye. Okay. Ntabwo ari uko bikora. That you believe you have $9 million in stolen money. Look, how about we koko ufite miliyoni 9 you give us something that we haven't read on tubwira ibintu by'amakuru yawe aho wibye tutigeze dusoma ahantu hose cyangwa tubone kuri YouTube. these robberies that Details z'ubujura wakoze twe tutari tuzi. Tumenye ko ari wowe igisambo. Tumenye ko utari kudukinisha. Okay. All right. Sawa. Yatangiye kubaganiriza urebe. Banki 12. Picking the right bank at the right time. Icyingenzi ko ari guhitamo banki ya nyayo mu gihe cyanyacyo nziba. Banks with older votes. Narebaga banki ziri mu mijyi mito zifite vote yakozwe muri za 50. Newer models are more difficult to blow. Kuko izo banki vote zazo kuzimena ntabwo byabaga bigoye. I needed the bank to have a vacant building. Ndetse ikindi nabanzaga gushaka banki yegeranye n'inzu itagikorerwamo. It's the robberies. Bega banki ifite urukuta rw'indi nzu itagituwemo n'abantu ibihuza. 3-day holiday weekend. Nabanzaga gufata iminsi 3 muri weekend kuwa gatanu kwa gatatu no ku cyumweru ya minsi banki nta bantu bayirimo nibwo ninjiraga muri banki. It took patience and a steady hand to Naragendaga ngamena safe nitonze n'akaboko kanje iminsi igera muri 2. Akaboko kanje kari steady katanyeganyega ntuje. using gelignite stuffed into balloons. Ikindi nabanzaga namara gupfumura ahantu gaturitsa pakira amafaranga yakigendere kuba details uburyo yagiye yibamo. I covered my tracks by patching the wall with some plastic. Atiyo namaraga kumena urukuta ninje muri banki urwo rukuta narongeraga nkarwubaka nkanarutera n'irangi. Over there. interesting. Ku buryo bamenyaga ko nigeze nanahagera. Yaribaga bakayoberwa uburyo yinjiye n'uburyo yasohotse. Where's the money? Amafaranga ari hehe rero? Mbere na mbere I want some guarantees. mubanze mu garanti. It's the deal proposal. Yeah. Bega ni ya deal uri kudupropose Some with visitation rights. mu burenganzira bwo kujya nsurwa cyane. Should probably go. Umugabo arashaka gufungwa byibura umugore wajya musura.
agashaka kubana n'umugore cye muhisha. And we'll try to verify the facts. Ibyo tubwiye tugiye kugenda turebe nimba ari byo rero tuzaguhamagara. The money. Amafaranga. Exactly. Yeah. Amafaranga arihe wibye miliyoni 9. Storage a few miles west of here. Nimba mutanyizera mugiye mu bubiko bwitwa Aurora. Unit 173 n'umusango w'amafaranga. Carter, but I'll take those. Oya wedu urufunguzo tugiye tuzaguhamagara nitubibona nyine utatubeshye. Not necessary. Bari kubona mbega ari umuntu uri kubatesha igihe vuga ibaza ari guhamagara umupolisi kamwe atafande rega ngeje bundi nisha abantu 5 narabarashe. Atababona atagira ati aravuga atari iki kigoryi kiri kubu niba abantu basaze ntago apfa kubyumva nyine. Nyine urumva nago bakumva ukuntu umuntu muzima avuze ko ati nibye miliyoni 9. She a delusion. Baje gusaka sasa muri bwa bubiko yigeze kujya gusaba ahantu umugore wakora n'umukobwa bakundana ntago bari abana. Much I love my wife even before we were married, but chamugore baje gusaka muri hahana bika muri storage ye baza kuhasaka. Isn't that just a sale? Storage unit. Amafaranga bari kubona umuginga yadukinishije sha. N'abafande babonye ko kira gisambo nyine gishora ko kiri gukinisha abantu boherezayo bano bana nyine bashyashya mu kazi bari kuza basaka nyine bari kubona babatesheje umwanya. I think they're trying to convince their friends to push out a couple kids so they got someone to commiserate with while they're watching. Bari ko baganira. You ever thought about snipping your balls off? Wow. I think it could be a good idea. No one's clipping my junk. Speaking of which, are we done here? Man, hano nibirangiye se ubundi twagenda. Badukinishije. John. Bona amafaranga. Yakasani. Hey. Bo bari baje kurangiza umango. Ndakeka uyu mukobwa uri amusujura akunda n'uwa nyawe pe. Biratangaje. Amafaranga arimo koko. Hey. Amafaranga arimo dore umugabano yari yarabitse. Ufungurimo. Yakasani. Hejuru harere ibitabo. Bitch was telling the truth. Inyana y'imbwa yavuga gukuri. Urebe. Get the trunk. Urabizi tuyashyire muri butu. Tuyashyire muri butu. Fungura butu. What are we doing here? Turakora icyano rero. Confiscating stolen property. Tugiye kwiba nyine ibintu. Si ibimenyetso sibi. For a personal retirement fund. Wa mukinga amafaranga tugiye kuyatsindira ntago twayatanga. Abapolisi n'abaye amafaranga barayashaka. FBI. Please. Wa mukinga ntuzane imikino ibintu umufungo wacu. How is it different? Umwe kumwa bitandukanye se. Whether you're pinching a couple bills off some guy washing cash or tugiye gutwara amafaranga tuyatsimbe. How is this different? I can think of hatandukaniro mwana. Why this is. Izi ni miliyoni 9 mwana umugabo yibye. Okay, so we turn it in. Yeah. None tuzishire leta. It's for 2 years. Bazikoresha nk'ibimenyetso umugabo mufunga imyaka 2. Ninde uzakira? Lawyers. Abavoka bazayarya. Are out here every day. Buri munsi wo muri mu kazi. Risking our lives. Ubuzima bwacu tubushyira mu kangaratete dushobora kuraswa. Nta n'amafaranga ahagije tubona nk'abapolisi tuyatware. That is noble. And akariko niko kazi twasinye nyine ibyo ni byiza. The badge and the gun fully. Ariko nushukwe niyo mbunda n'imodoka leta yaraguhaye ngo ubone birahagije. He owns you, he owns me. Until he cuts us loose, what are we actually left with? Urabona dukorera igihugu cyacu ariko igihe kiragira tugasanga n'amafaranga twasigaranye twiba no mafaranga. But we're never going to get away with this card. Ariko bino bintu ntago tuzigera tubicika. Let him. Uriya mugabo azaduteza abantu. Stars. Tuzavuga ko ari umusazi. That all for love story. Nta muntu wakwizera inkuru y'uriya mugabo ngo yakunze umukobwa bituma atanga miliyoni 9 twamugira umusazi. It's nothing but aya ni amahirwe y'ubuzima bwacu bwiteka miliyoni 9 z'amadolari. The universe just dropped a gift bag of money on your doorstep. Umva bino bimeze nk'aho isizanye igikapu cyuzuye amafaranga kikinaga ku muryango wawe. Urayatwara cyangwa undi muntu ayatware. Got another mortgage payment. Ntabwo uzongera guhangayikishwa no kwishyura ingwate y'inzu cyangwa se inguzanyo y'inzu. Ariko ubu ufite inzu nyine ugenda uyishyura buri kwezi. The box. Cyo dukora dutera bino bikarito tujye kuba intwari za famiye zacu. Umve. You go. Mwanzuro ni wawe. Hitamo. Turya amafaranga n'ubundi ntituzakora ubukwe. Uyafite n'abana. Hey! We wakora icyo uri kureba iyi filime nanjye amafaranga nayarya nkimanukira n'ubundi ntago nzabukora. Nayahekenya. Oya ari hano. Yaba babwiye abapolisi bagende none amafaranga batangiye gupanga kuyarya ubwabo. Kumbano utanga ahantu babika ni wa mugore we ni utanga ububiko. The security camera I didn't. Babonye kuri kamera mbona ntago mbaza. This is Mario. Nitwa Peter uyo ni Mario. We're friends of Tom's. Turi inshuti za Tom n'ukodeshana. Yego Tom ndamuzi. Is he coming? Arazano. Oya yaduhaye urufunguzo rwe. Busy moving. Ari kwimuka ibintu yaratubwiye ngo tuze dukure hano. Yimuka. Oh, because water leak. Kubera ko ahantu yarari kubaha itiyo yapfumutse. Called in a favor, so. Yadomage ngo tumufashe tumwimurira ibintu. Do you guys work together? Mukorana nawe se. We're friends from way back. Oya turi inshuti ze za mbere.
Wait a minute, did you serve together in the Marines? mwakoranye mu gisirikare simplify kita kivuga simplify ryajambo rivugwa n'abasirikare ba marine mwakoranye mu gisirikare kiri marine se uriya mugabo yoze ari marine atarabi igisambo Thanks. urakoze Did he happen to mention where yaba yababwiye ahantu agiye kwimukira ra the Newton house? ni muri yanzu yo muri Newton se yanzu yabonye umwaka ushize avuga ngo agiye kuyigura I think that's the one. ndakeka niyo agiye kwimukira bani bisambo n'aba FBI ariko amafaranga bagiye kuyarya niumva ari aba FBI nkabita polisi umenye kare ryo ryambangukiye suko nazi kubitandukanye kandi mujye mwumva ubusobanuro mumanuke ndaba hano hari kamera iri kubafata abagabo baraje bapakira amafaranga bayuzuza imodoka katururi miliyoni 9 z'amanyarwanda nyine ntago ari ngombwa ntago zakuzira imodoka kuriya umugore yandikiye sheri ati ndi kugutekerezaho shushu be umugabo ari hano yatumye ngo bajye gufata amafaranga ntibaragaruka katurore nakubwiye ngo iby'indangare byaratanzwe abagabo amafaranga dore baje kuyatsimba hey amafaranga bakimara kuyarya na Bibiliya ivuga ko tuzarya kubyimejeje mu ntangiriro kubera mu ntangiriro amafaranga bayazanye kuyatsimba hano uriya mugabo ni indangare kandi iby'indangare byaratanzwe kome tuvuye kuri bara bari kwiba hano wari wahanye divorce n'umugore we ahora akina n'imbwa do ni nando What's going on you? Less needy than the ex. Oh, your buddy Tom Carter called again. nanone inshuti yawe kata yahamagaye About his nickname and nobody wants to arrest him. yavuze ngo kweba bwiye kari igisambo ntimujye kumufunga bite It must be from the orders are optional, General. bari abaginga natumye ngo bajye kumureba ntibagiyeyo kumbe nabo hari undi babwiye ati umusore ko yabwiye ngo mujye kumufunga nimujye kumufunga uyere hano telefone irasona yanga kwitaba kumbe nafandu bahamagaye babaze nimba cya gisambo cyahamagaye bagiye kukireba bamenye ibyo kivuga nimba ari byo sasu yarebye hano herutse kwandika ibyo kira gisambo cyahamagaye kivuga adresse katururi I gotta hit the head. Cool. amafaranga abagabo baraje bayatsimba hano faranga yabo katururi werangije yambaraga hano bimeze bite nabashinzwe umutekano ariko nyine nabo baba bagomba kubaho rega none si by'indangare ntibyatanzwe nanjye nayarye ngo mfunga umugabo arangije kuri pistoli hey barakwereka wa mugore hamwe akora nawe yarafunze uyu niwe mugore umusore akunda buri rukundo rubaho umusore ku buryo yakunze umuntu akavuga ati kwibanda biretse n'amafaranga nari naribye ngiye kuyaha leta itazanangendaho nyuma nibanira n'umugore wanjye tumeze neza ikamfunga njye gutangira ubuzima n'umugore wanjye turi amahoro wenda leta imfunga imyaka mike ishoboka nk'ibiri cyangwa umwe iyo wemeye icyaha leta ikugabaniriza igihano yari hano What took so long? kuki mwatinze babanje kwimura We did. amafaranga mwayabonye cyane Better to be. aho wayatubwiye niyo twayasanze Let's have a chat. reka tuganire katururi abagabo bavayo amafaranga bamaze kuyatsimba So, none do we have a deal? twumvikanye I hear you're a Marine. numvishe ko wazo uri na marine wari umusirikare How many times you ship out? Quite a few. wagiye kuri misi inshuro zingahe ntabwo ari nyinshi cyane So that makes you kind of dangerous, huh? bivuze ngo ibyo bikugira umuntu rero mubi cyane nimba waragiye ku misiyo menshi Gloves. ko wambaye gase bisobanuye iki katururi umugabo bamushyira imbunda imbere Pick it up. tora iriya mbunda atora imbunda bahite bamurasa bazatange raporo bavuga ati yari afite imbunda ashaka kuturasa turamurasa bamunaze imbunda imbere bari bambaye ga tora iriya mbunda ukitora bahita bakurasa bakavuga ati yari afite imbunda turamurasa mwana ibi ntabwo aribyo twumvikanye umugabo arashaka kumukoresha icyaha tora imbunda bahita bamurasa ayo mafaranga mwayabaze kashi Did you count it? amafaranga nabwiye musanga mwayabaze I counted it. When you got to 3 million, amafaranga nabarangiye harero miliyoni 3 gusa they might need a bargaining chip. nari mbizi ko kumba amafaranga babonye ni miliyoni 3 kandi yibye zingahe 9 Yeah, but 9 cents. miliyoni 3 n'amafaranga menshi ariko ntabwo ziwanye na miliyoni 9 aho nabarangiye hari 3 Okay. You're right. nimba vuga ukuri Where's the other 6? izindi miliyoni 6 rero ziri hese tuma abi 9 hari wakomanze Company? hari umuntu agomba kuza wapi Agent Sam Baker, FBI. ni agent Sam Baker FBI kumba fanda ariyiziye wabatumye reka zasanga igisambo yabatumye gufunga bagitunze imbunda rero bashaka kukica What do I do? nkora iki rero nkora iki barakomanga kingura umuryango Just a second. uretse gato ndaje aranyumvishe ko ndi muzima mwibeshye mu ndasi You got 5 minutes and the clock's already ticking. ufite iminota 5 yo kuba ukinguye wakabisha
Katururi kingura umuryango kata uretse uzurebe Fandire kazasange byari bigiye kurasa umuntu unakura yimbunda bahita bazihisha barazihisha Imana irebera ibisa nibyandi bavuga ngo voka yimbwa imanuka ihiye kawunga yimbwa Imana irari yisonze umugabo Imana yaramutabaye Oh You guys are handling this? Kiraga muri kucyitaho Let me buy. Yega fandi yinjiramo Sanga umwe afite imbunda yambaye naga n'igisambu kiri hano With the 9mm. Kuki ufite iyo 9mm iyo mbunda ni pistol n'ubwoko bwa pistol zino Glocks nama pistol mbanza moko y'ama pistol nyine kubera ntago ndi umusivili ndirima tango kureba ubona hano byahinduye isura ubona abagabo hari ijuru abantu ukabona harimo uruntu ahari abantu ntihabura uruntu ibi ni biki sasu yararyumva hey sasu yahoze ari marine deposa abagabo hasi fata imbunda mambo vipi abagabo bari kunenga kuri etage hejuru parikano hey fungira hano bimeze bite hey uyarababona umugabo wanjye kakora safe akaba afite imbunda genda sheri imbunda ku mutwe sheri twagiye nimuze twagiye ariko umugore yumiwe shushu be bari abagabo konzi kari inshuti zawe yababonye kare twagiye hey umugore biramucanga Katururi bimeze bite umugabo itatse kijipe cye arimanukira fire bisha fande wabo kugira ngo barye amafaranga bisha fande wabo nakubwenga amafaranga azarikora hey baramukurikira bakurikira nari nje kureba Who's shooting at us? ninde uri kuturasa FBI iri kukurasa ubwo uri umugezi wa nabi kumva ko polisi iri kukurasa cyangwa abashinzwe umutekano ubwo uri umuntu mubi ntago nakwizera kurashe beka mani ceceka aho ngaho ntago ari njye wamurashe uyu musore turikurikiye niwe umurashe ibaza ariko batangiye no kumugerekaho icyaha atwaye imbunda yanjye ariko yatwaye sigiye n'imbunda pistoli wakoze biki bwira ukoze biki ani ndagusezeranya reka imodoka tubanze tuyivemo mbere na mbere bayibonye hey mugabo akatanu musaza afite uburyo akatamo imbehe mu muhanda hagati bimeze bite yakurikiwe bano bana nabo bamukurikiye amafaranga barayashaka dore nguriye nakuducika byifashe bite abana barakurikira FBI ku musaza ari kumwe na sheriwe vayo hey parikano ku kimodoka basanze giparitsa uzera avuze ati imodoka reka tubanze tuyikureho imodoka bayisangano barashaka kumwica bakavuga ko ari nawe urasha fande wabo yari umugizi wa nabi amafaranga bakayarya niko gahunda ziba zimize urabizi cakurigiriya mani tugomba kwirwanaho no kwirwanaho hey Katururi vayo mucece mu gace do ako muginga kati gukurikira igisambo rero buriya kiba ari umuntu urenze koko yibase ko na Yesu yarebye abasobanuzi abantu bose bakwisi bakora akazi gatandukanye akavuga turabizi ngiye ningaruka kwisi nzaza nk'igisambo Yesu ngazaza nk'umujura urumva sibiri muri Bibiliya ngo muhore mwiteguye ngo kuko najya kuza azaza nk'igisambo mbego kuntu Yesu ategura hakurino bimeze bite ntago barajya kure binjira mu modoka bakomeze bahiga umugabo hey Katururi fashe bite yo hakurino yo dore aho bitsimbye ibigabo byaraje bicaho bano bitsimbye mu modoka y'abandi igisambo kiba kizi kwisha bagiye biba imodoka y'abandi barayikingura bayihishamo sabano muginga nyuzi gukurikira ibandi nk'iri rimaze imyaka 8 ryiba amabanki nta muntu urarifata nuko ryari rigiriye mu leta rikayibwira ati narinje ngo mumfunge ariko ubundi nta rugo bari kuzarifata urumva uyu muntu abafite ubwenge ndetse nagari babantu ngo baniga abantu batera kacoya we ni umunyamwuga ni umuhanga byo akora arabizi
muze hey arukuvayo bakakurasa katorore mugabo arangije iyi imodoka y'abandi umugore arumirwa sheri wibana amamodoka ntayibase Yesu Kristo abona umugabo urya kure y'icyuma I can explain. ndaza kugusobanurira nyuma sheri ndaza kugusobanurira nyuma sheri n'impamvu niba amamodoka Bandit. Niwe ryabandi ryinshi arisohoka Here. maze umwaka ariko ntiba bank As much as jaywalk since I met you. kuva nahura nawe naretse ibintu byo kwiba Okay, until tonight. ariko wibye imodoka ye kugeza iri joro nyine nibwo nongeye kwiba yumiwe Listen to me, you have to turn yourself in. urabizi ufite kugenda bakagufunga To do. That's what nanjye nibyo nshaka gukora you, but nibyo nashaka kukubwira ariko I didn't have the courage. ntabwo nigeze mbona imbaraga zo kubikubwira uretse Your surprise was let's get a cute house in Newton and move in. mbere na mbere abanje kunyereka inzu nziza iri muri Newton I none wiba n'amabanki you and I were gonna have a chance at a life together. kuko nabonaga ko tugiye kugira amahirwe yo kubana ubuzima bwanjye bwose nawe No. I need you to come clean to the feds and ndashaka kubwira polisi cyangwa se feds FBI kariya gisambo hoping once you knew the whole story you'd be understood. numva ko numenye inkuru yose ko niba gacere ko nkaza kubereka muri nawe That was before. njye nawe turaberanye I'm not a bank robber anymore. ntabwo nyiri igisambo kiba mu banki I need some air. urabizi nkeneye akayaga birandenze Call over. parika ku ruhande se nkeneye akayaga kumbe dore aho byabereye kuri Charleston Hotel polisi yahise yagira hapfiriye umuyobozi ukomeye wo muri FBI barakwereka mugenzi ya Jano ni Nando Katorori abamwishe ni bagenzi be meze bite yo do byabacanze umugore byamurenze sheri karame byabarenze You killed. No one. Not bishe abantu bangahe James. nta numwe nyiri no muri n'umusirikare nawe nishe I didn't make bombs. I disarmed. cyane ntabwo nateguraga ibisasu ntabwo nabikoraga Been lying to me warambeshye the whole time. iki gihe cyose I didn't lie and ntabwo nigeze nkubeshya ani didn't tell you. ahubwo nuko hari ibintu ntakubwiye ariko sinakubeshye uyu muntu kuba hari ikintu atakubwiye no kuba yarakikubeshye biratandukanye No money, but I knew that secret would nari mbizi ko iryo banga n'ubundi inside riri kundya indani mo imbere hurt what you and I have. So the house ntizanakubabaza kurusha uko ryambabaza pay for that with stolen money? iriya nzu wari kuyishyura amafaranga w'ibyoya Up from when I was in the service. hari amafaranga nari narabitse ubwo nari ndi mu gisirikare niyo naguze inzu That wasn't a real job? kari akazi kise ko gukora sefu wambwiraga wapi nta gukora sefu iyi ndazisetsa What have you been lying to me about? ni ibiki bindi wambeshye ntacyo Well, yego except usibye was no water leak. ko nakubwiye ko itiyo ryapfumutse muri aparitoma mbamo narakubeshye I don't like the health cookies. nta nubwo nkunda za biswi ujya unekera n'ubwo iyo uzitetse nkubwira ko nzikunda nicyo nakubeshye kindi Paint, but nubwo iriya nzu twari kuyisiga irange yellow. nanga irange ry'umuhondo nubwo nakuretse nkakubwira ngo irange ry'umuhondo ntacyo rintwaye nabwo narakubeshye Cookies? wa muginga we biswi irange urumva ibyo ari byo ngo ubajije ngo warambeshye The honesty that I'm looking for. ubwo sibwo hunya kuri ndi kugushakamo If you're a pathological liar, ndashaka kumenya niba uri umubeshyi cyangwa uri umusazi Above. nta na kimwe ndicyo muri ibyo sindi umubeshyi sindi n'umusazi filime bayise ngo honest thief cyangwa se igisambo kivugisha ukuri kikinyakuri nyine kikubwiza ukuri bigaciyo byagaciye umugore byamurenze ni urusaza yajyaga abona rukora ngo sefu why kubera iki did you rob banks? kuki wibaga banke kuki wiba banke none se nari kwiba inkoko sheri While I was in mama wanjye yaje gupfa somebody else's war. njye mu gihe nari ndi ku rugamba nibwo mama wanjye yapfuye ndi mu ntambara My dad was half the man he was when I left. ubwo nagarukaga papa wanjye yari yarahindutse Lonely. yarataye umutwe afite irunga aba wenyine urumva mama yari yarapfuye papa yari akumbuye mama He was a welder for a pipe manufacturer for over 35 years. wanjye yari amaze imyaka 35 akora mu ruganda rw'amatiyo yariyeguriye ako kazi Started having a hard time. bitangira kumugora kugakora Up in the morning and go to work. His productivity slipped, and they fired him. nibwo baje kumwirukana papa The worst of it was the CEO ikibazo umuyobozi we CEO w'urwo ruganda yanyerezaga umutungo found. arangije yima papa nyine pansiyo ye
pansiyo ya papa barayimwima mbega y'amafaranga y'izabukuru. Deal with lawyers. Papa yumva kujya mu bavoka kujya guhangana ngo arebe ko bamuhaye amafaranga ari ibibazo birebire. The Silverado. Icyo yakoze yagiye mu modoka 60 miles an hour into an oak tree. arangije amanura imodoka hejuru ku musozi. No skid marks. aripfira nyine muzehe ariyahura. Months later, I robbed the same bank. Cya muri ya banke This money. aho CEO wa papa yabikaga amafaranga yari yaranyereje wari warariye 650 nibayo amafaranga 658 by'idolari. in his lifetime. amafaranga arenze yo muzehe wanjye rero akoreye ubuzima bwose nanjye ndayabiba noneho. I never bigisamba ariko time of it. nta natanu nariye hariko. Why did you keep doing it? Kuki wakomeje kwibasa? It wasn't about the money. Ntabwo ngiye nibaga nshaka amafaranga pe. Just felt numvaga ari byiza kwiba gusa byanryohanye. for minds not knowing if my next step was my last. nari maze igihe negurura ibisasu Made me mvuye ku rugamba rero feel. kwiba banke numvaga bituma numva ndi muzima nyine. we yakoraga akazi ko kwiba adakeneye n'amafaranga kuyarya cyangwa iki. nyuma nibwo nahuye nawe Now you gave me that same feeling. nawe umpa ibyo byiyumviro My wife, so it's watumye numva ndi muzima. kwiba rero ndabireka. kwiba ntabwo yigeze yiba ashaka amafaranga. warekeyeho kwiba kubera nge sheri. yigo shushu be narekeyeho kubera wowe. the more time I spent with you, the more I realized igihe cyose nagiye marana nawe nibwo naje kubona ko that my life wasn't money or icyo nari nkeneye ntabwo ari amafaranga cyangwa se kuba ndi kumwe n'umukobwa. to feel love. ahubwo nari nkeneye urukundo niyumvagamo ari rwo weho kurusha ibindi byose. But with you, kandi urwo rukundo rwiyumvamo iyo ndi kumwe nawe. naretse kwiba kubera wowe. nuko bimeze ngiye nkubwije ukuri noneho bice niyo byagaciye nk'icyamamare. umukobwa yumvise igisambo kimubwiza ukuri. iki gisambo kirakabije. ibaza ariko ati umuntu wariye amafaranga ya papa yagiye kuyabitsa tuvuge wenda muri Equity n'urugero. atagiye kuyabitsa muri Equity mpita mvuga ni noneho ngiye kugira ngo nanemeze uwo mugabo banki yose ngiye kwiba amafaranga aranga arimo hagenderemo nayo bariye papa. nuko yatangiye kariyeri yo kwiba. yagiye kwiba banki CEO wa rwa ruganda yabitsagamo kugira ngo noneho hanahire rimwe. I'm sorry, my friend. mbabarira inshuti yanjye yapfuye. That's not how it's supposed to go. ntabwo ari uko byakagenze. wa mupolisi wa FBI polisi sike biratandukanye ariko ngiye ikimbangukira nicyo ndi buvuge kandi simumvune. Evans and Hall. Evans na Hall bari he? They were fighting. bano basore ba FBI mwari muri ku Rwanda. Saw him and another guy taking boxes. nababonye baza muri storage unit yawe baje gukuramo ibintu n'amafaranga. In exchange for a deal that narindi kubaha amafaranga yanjye kugira ngo twumvikane ba igihano gito. the cash and tried to kill me. barangije bibiza ayo mafaranga nari mbarangiye bashaka no kunyica. It was them shooting another agent. ikibazo barashe none afande wabo ndi mu agent wa FBI. bari buze kubinkiraho. Gonna believe me over them. kandi ikindi nta mucamanza wo mu gihugu wanyizera bara ba FBI bakize icyo cyaka ari nge wishe mugenzi wabo afande. Until they find me. FBI iraza kungenda mpaka mbonye. She was an accessory. mu gihe turi kumwe nawe barakwita umufatanyacyaha. sindi bubyemere. Bring you off at the next corner. You wait. aho nitugera imbere ndagusiga kuri areti hari. mpamagare polisi. Pushed you into the cars. babwire ko nagufashe ngagushyira mu modoka ngo watirije utabishakaga tudakorana. nawe polisi itakwita umufatanyacyaha. Okay. je ntabwo nabeshya polisi ariko. You need to get as far away from the city as possible. okay niba ibyo utabikora uhita uva mu gihugu ujyana kure cyane. A bus. ngiye gutegera bisi. Baker was already down when we got back. twagarutse dusanga Beka bamurashe. Jumps us. tugeze mu cyumba aradusimbukira. For sure, but twakabaye twamurashe ariko he's caught us by surprise. iwana yadutunguye yacitse. Then he took off in a jeep. yese yinjira mu ijipe. Woman, but yari ari kumwe n'umugore. look at her. ntabwo nibuka uko asa uwo mugore wowe. I got it. tururi to ibigo ry'icyaha bigishyize kuri uriya musore ubwo FBI igiye kumuhiga kuko End up at the storage unit. Like a decade's worth of crap. yari yaturangiye ngo tujye muri storage unit anakodesha ngo abike ibintu bye dusanga nta kintu na kimwe kiriyo yadukinishaga kumbe byakuye amafaranga. I knock on Sam Baker's door and tell his wife that he's never coming home. ibaza uburyo ngiye gukomanga mu rugo rw'uriya muyobozi wapfuye witwa Beka babwira ngo umugabo yapfuye. What are they capable of doing to you and me? ibaze nimba bari aba FBI bari aba agent ba FBI biteguye kuba barashe afande mugenzi wabo. ibaze ngiye ibyo bankorera bamfashe. I know, Annie. I know. ndabizi yamucanze agiye gutegera umugore bisi ajye kure cyane. niwe bari kumuhiga batazavuga ngo umufatanyacyaha. katururi dore isosi yabo yamuzanye muri gare Nyabugogo. Place to stay. genda ushaka ahantu utuye muri hoteli. As long as they take cash, do not give them your real name. ntubabwire izina ryawe rya nyaryo babeshye kandi umumagaze tuvugane za payphone ntamuhamagaze telefone igendanwa. About what I did.
but not about how I feel about you. nakubeshya akazi nakoraga ariko sinakubeshya ibyiyumviro ngufitiye. I loved you from the moment you walked up to that counter. nagukunze guhera wa munsi wa mbere uza kuri kontwari yawe hamwe akorera. No matter what happens. kandi iteka nzagukunda uko byamera kose. ni igisambo kivugisha ukuri. ni nako filime bayise. ni igisambo cy'ikinyakuri. Sheri umugore yaje hano biramurenga. umugabo yaramuherekeje. Sheri kansige nkurije bisi. If they had accepted your deal and you went to prison, yabaza kwemera mukumvikana ukajya muri gereza nari kuba nagutegereje nanjye tukazasubira uvuye muri gereza tukabana. you're like I'm never gonna see you again. You will. ariko ndumva meze nkaho nazongera kubona. tuzabona na Sheri. umugore ati nanjye iyo wemvikana na polisi ikagufunga iyo myaka nk'ibiri nari kuzagutegereza wava muri gereza tukabana. Come with me, Tom. waje ubundi tukajyana. Talked about maybe in New York. I don't know. twajya muri New York twajya he. I have to do. Sheri ntabwo twajyana bino mfite kubikora. umugabo ntabwo ashaka guhunga. polisi si ubundi wayihungira ukiri mu gihugu nta mahoro wazigera ugira. uragenda ahubwo ukemera icyaha tukakugabaniriza igihano ukarya gasheni. muri iyo wemera icyaha utaruhije urukiko tukugabaniriza igihano. Prove that you didn't kill that man. genda ubagaragarize kuri ya mugabo atariweho wamwishe. sibyo shushu beyi katorori. mugabo agiye kugaragaza ko atariwe wishe. arabigaragaza ati uyu mugabo usibye kuba ari igisambo cy'igihatari yanoze ari umusirikare. yari marine ni abasirikare batwika koko. hari za Delta Force, hari marine. abasirikare b'Amerika bagiye bari mu byiciro bitandukanye. ari special force. mbega bagiye bari mu moko. mbanya bamanukire yose se. namwe rero mushaka ibintu byinshi mwishyuye urusenda n'iki. dore Noheli iregereje nta nubwo ndi kubona agafaranga kavuga ati roke ngo haye Noheli ariko mu ntungure basi ko tutabanye nabo uyu mwaka. umunsi nge mbona nk'umuntu ambwira ati roke uri muri momo nguhe ka Noheli ko Noheli yegereje hahire rimwe. mbega ikibazo cyanyu mwitwara nk'abantu muzakora ubukwe. Sasu yatangiye kuza kwiga kuri baba agenti witwa John Nivens. ni wa wundi warashe atangira kumwigaho. atangiye kumwigaho ubundi uyu muginga waje akandasa shaka kunyica. dore ngo uyu John Nivens aba agent ba FPI bicaye hano. katorori do byabacanze. We caught his fingerprints from the hotel. koko ibikumwe bya kata twabisanze muri hoteli. James Dolan. amazina nyakuri ni Thomas James Dolan. Clean. We got a match from his military record. icyo twabonye wose ari umusirikare. Lifer. yari marine. Expert. ndetse yateguraga ibisasu. Efficiency in blowing safes. But he retired 9 years ago. yavuye mu gisirikare imyaka 9 ishize. do This guy were the in-and-out bandit, that would make him a civilian about a year before the first bank robbery. bivuze ngo uyu mugabo yamaze umwaka ari umusivili mbere yuko atangira kwiba amabanki. PTSD's taking care of the rest. He seem crazy to you? Yeah, he did. What about the girl? uwo mukobwa mwavuze yari kumwe nawe. Camera picked her up outside the hotel. We pulled the kamera mubonye hanze ya hoteli. divorced a few years ago. nawe ni umugore twabonye ngo yahoze afite umugabo baratandukana. Dry with a gambling habit. ndetse umugore ngo yaje agakina n'ibintu by'urusimba agakabya. Seems to me she's not very good at picking winners. Who am I to judge? Hard to know what her involvement in all this might be, but she must know something, so let's find her. uyu mugore tumushaka wabona hari ikintu azi. Wilkins. yitwa ndi Annie Wilkins. sawa turajya kumushaka baza hari naho akorera bano baginga. umugabo avayo. Annie. Are you okay? Yeah, I'm fine. I said to use a payphone. You're in New York. arakubwiye ngo ujye ukoresha telefone ziriya zo ku mihanda. umva babakosore ba FBI kamera yo ku kazi nkoreraho yarabafashe bari kwinjira bapakura muri ya storage unit yawe. Another on camera. ubizi gute ko bari kuri kamera? Annie, Annie uri he? ndi ku kazi. bivuze ngo nakurije bisi uyivamo garuka. yego Sheri ba basore hano mfite ikimenyetso kamera yarabafashe bari gupakura ahantu wari wabarangiye twabikoresha tugaragaza ko ari byo bapakuruye muri storage unit yawe. ituvayo nona 911, please hold. It's an emergency. Please hold.
umugabo nawe arebye hano hari ikimodoka yabonye bari gupakurura. Annie, there you are. Ani uri hano umugore atarajya kure baramufata yari afite simu yari afite amashusho y'abantu. Uriya ntabwo ari sheri wanjye. Oh, you just rob banks together? Mwibana banke muri kumwe. I don't know what you're talking about. Ibyo uvuga ntabyo nzi. Hey, wese amenye ko umugore we nimba yamurije bisi ngahunga umujyi nagende agasubira ku kazi. Dollars tucked away somewhere. Uriya mugabo yatubwiye ko ari izindi miliyoni 3 zari zisigaye twe twatwaye 3 gusa ziri. Maybe in another one of these units here? Ese zishe mu yindi unit irimo hano? Where's the memory card for this? Memory card sasa y'amashusho afatwa na riye mugore cisheni. Ciao, katurare umuryango urakinze. Vayo. Hey, kubita umugore. Uyu mugore bakubita n'umugore w'umusirikare. Kuramenye. Sirikare wari waremeye kureka ibintu byose n'amafaranga yose yari yaribye kubera uyu mugore. None bari kumukiniraho. Ndebere. Amafaranga nta yari hano. Nimba ushaka memory card ribara muri turuwari. Memory card nyine barabizi ko amashusho yabafashwe. Kobwa kore ikintu hano. Nebe. Urambesha? Umukasi mu kaguru katurori. Hey. Mukobwa acaga sheni. Vayo hano wa mukinga we. Do. Mukobwa zano. Ku mutwe. Ciao. Katurori. Biranga. Uyarabibona. Ibintu wasigaye hasi. Do. Hey. Kubita umutwe hano. Mukobwa amenye pfuye. Uyu ari mu nzira zatabarishiriwe. She was a witness. Manu yari n'umutanga bamye ari kuzabivuga. Arapfuye. She's about to be. Agarapfa ngiye kumurasa. Uretse. Ntabwo wakomeza kugenda urasa abantu wakigurikiwe. Kumva? She's dead. Yapfuye. I don't feel a pulse. Ntabwo ndi kumva umutsi yapfuye. Camera, it's probably on her. Ushake memory card y'amashusho yuko twaje hano tugapakurura ibintu. Take care of that, I got this. We shaka ibindi wito bino ndabyito. Katururi. Yeah. You sure it was a memory card? I don't know. Rabizi neza ari memory card hano. Yego musaka ahubwo. Bashake memory card y'amashusho yabafashwe. Ni muri Aurora. Hey. Umugore baramwishe. Undebera ukuntu abantu bikururira ibibazo. Umugore bishe bano bamaze kumwica bahise bacaho. Uyu arababona iriya modoka si yabo mbonye. Mugabo zano. Hey. Kucherano. God. Do. Sanze umugore we ahita amupakira modoka yihuse cyane. Arebe ko yatabara. Hello? I need some help here. Please. Yeneye ko mumfasha. Bimeze bite? Okay, get on an IV, saline. Get a seat. Katururi. Yisa mubangukana kwa muganga barebe ko bamwitaho. Let's move. Sir, I need some. Yeah. What's the patient's? Bamukurayo. Bihuse cyane hari ahandi umugeza. Mituwere yiri hehe se mbere yuko dutangira kumukoraho? Not that I know of. What's your relation to her? Mufitanye isano. Nyine ndi abona polisi kandi ari guhigwa. Ndi. This isn't my. Ayo maraso ufite maraso ntagara yanjye. Ahita co. We. None se nyakuba. Ahita cisheni yibye ikimodoka. Uri tuzure ukuntu filime iryoha. Kuri telefone. Amagara kuri FBI yabanza nabiyame. Nundi munsi. Mereza mwana. Kibagiye bakijomba ibintu by'imikasi. Cyakubiswe. Man. Telefone. Meya zaraduhamagaye nando. Fund. Ski. Nivens. Yego. Who's on the line asking for you? Hari umuntu uri ku murongo ushaka kuvugana nawe. The trace. Tugiye gushyira telefone twese tumwumve. I tried to turn myself in. Nagerageje kuza ngo mumfunge. $3 million. Baha miliyoni 3 z'idolari. My God. Uravuga ibiki? Kuki sheri wanjye mwamukoze biriya? Ntahuriye nibi. Nandara byumva ntabwo yarabizi. There? Uranyumva? Baramwihakanye. Doran. Agent Nivens. Agent Nivens. Come on, here. Ndakuziye. Agent Nivens. Nagerageje ko mupfuga murabyanga. Mubishyizemo sheri wanjye. Muri no kunjira umusazi. Ndakuziye. Hey! Kandi avuga tuje nagasara. Ndakuziye. Itajugunya telefone ye. What I can't believe is you. Ntabwo nakwizera. Ibintu. That's so.
Well, don't go getting any brave ideas. nta gitekerezo kizima cy'umutima ukomeye waba ufite wa muginga Katururi urebe. You got a trace? No, it wasn't long. Imiremo nayikurira wapahamagaye igihe gito cyane. Grace Hospital in a stolen van. After he dropped off his girlfriend. Afashe Shirenga mujyana ahantu mu bitaro kwa muganga arahamusigaye itacaho. Ngiye aho kwa muganga nuna. Katururi. Gusa muri bari ufite ubwoba. Hari ufite ubwoba. Buriya mu bantu babiri bari gukora igikorwa kibi haba ari umutive ndamushuka tutwike wana. Ubundi se yakuri abajya bashuka abantu. Rukiriga bakagushuka bakabikumvisha. Ngendi nkubisinziri iyo nyirigise mita nkwica. Nta muntu bundi ujye uvuga izina ryanjye. Mujye mukina n'ibindi bintu ariko nibigera kuri Rocky umugaba mukuru w'ibyamare mugire nubwo bavuga ati Rocky se shaho aha itabirangira nta muntu ujye umvugaho yako nino njya mbona imbere Rocky ngo nkwe Suspect light blue Ford Econoline. uce kwa ndamubonye over umupolisi aramubonye hano aramubonye. Hey, inabona umupolisi ko yamubonye akatakata amwihomo bimeze biti nuko dutangiye. Hey, honest faith aramukurikira. Bibutse filmu zisanga ku gasobanuye 250.com ni website yacu. Katururi katiri modokano. Hey, abantu barabyumvishije baramushaka bamwica ataratanga amakuru baramushaka bimeze biti uyarababona komeza imbere mzee do hey modoka yikata gutyo bimeze biti Rabizi akomeje mu majyepfo ya Westbound Hillington turi Katururi yitsimba hano niki bano gukurikira arababona ahita asubiza imodoka inyuma arababonye bamugendaho subiza imodoka inyuma arababara niki yambara abagenga arabambara. Hey, bamenyereye umuntu utamenyerwa yashatse kwifungisha baramumenyera bamenyera sheriwe yari yemeye gutanga $9,000 z'idolari akemera kujya gereza kubera uwo mukobwa none bamenyereye uwo mukobwa. Reka nze mbereke icyuki cyanjye bazi ukuntu yamvunye mutereta do. Hey, Katurore sasu nabo barashaka kubaho. Hey, FBI koza ari umusirikare kandi umuntu yahoze ari umusirikare n'ubundi akomeza ari we. Fire hey do hey bizabite do uyu mena parabolize hano fire yarebona ko bamuziye ahita yimanukira. Fire do miliyoni 9 zirarikoze umugabo arimanukira ryo. Hey, mujinga barashaka nazazinde sheshe tasigaranye kumbe hafu hari undi uri mu nzira ni Nando. Iwe nagazi agakino kose uko kameze ari hanabona ya modoka iriya niyo bambwiraga irimo ikigeze cya nabi iri yo guhindukira abona Nando. Hey, ndapfuye uyaramwomeka. Hey, bimeze bite FBI zingira ni modoka bano nibo mwana uburyo bakatamo imodoka ukabona ko perimeter ari ingurano. Vayo bimeze bite katanu kuri kiri gisambo bimeze bite gisambo cyurirano wambonye se uyafayo. Hey, vayo tondagira hano arakurikira do urebe niki do tarajya kure buretse punch iki gisambo gifite agasuzuguro kirakubita fande wa FBI
abagabo hasi barikunenga amuginga we mani mwibeshye cyari kubabwira ati mwibeshye arafuna muginga we do buretse hasi yo ndaro mugere wo kukibona fande muzima sha ntubikore I didn't kill Baker. nagari ngiye wishe Baker He shot him point. ni even is wamurashe And my lady friend, he went after her. I don't know. ndetse bagiye no kuri sheri wanjye sinzi nimba ari muzima cyangwa yapfuye Nivens put her in the hospital? even is no mujyanye mu bitaro yamwatatse aramukubita. Why would he do that? Kuki yabikora? It's against him. Umugore wanjye yarafite ibimenyetso bimushinja even is. You want to do the right thing right now? No, reka dukora ikintu kizima. He dropped the gun. Kirimo ndasi. We take you in. Ureke ngujyane ngufunge. Sure the truth comes out. I give you my word. Ndakora uko nshoboye ukuri kugihanze. Se nakongera kubizera. What's your name? Witwa ni? Myers. Nandu. I talked to you on the phone, didn't I? Twavuganye kuri telefone sibyo? What are you thinking, Tom? I'm going to make things right. Uratekereza iki? Ibintu ngiye kubikora mu buryo bwanjye. But as partner, Nivens yakura imbarutso arasa mugenzi wanyu. Gusa na agent hora birimo ariko we ntago yarashe. Iyi ni imbunda ya agent hora nari mfite. Wa undi bari kumwe. Bita Joe. Do. Katururi. Sheri wanje bamurashe kandi sheri wanje ateye nka gitari ya bazi za gitari za bazi mujye muzibona sasa umusaza yarakaye kubwiyo mpamvu do Grace Hospital, please. yamagaye kuri bya bitaro Grace Hospital. Yes, please connect me. Hi, I'm looking for Annie Wilkins. Ndashaka kwitwa Annie Wilkins. Yes, she's a patient. Yego numurwayi aho ngaho. Thank you. Hello, is this Annie's room? Iyi ni mu cyumba cya Annie. Can she talk? Yavuga? Yes, I'm. Yego ndi famiye ndi muri famiye. Ari guhamagara aho yasize umukobwa ku bitaro yumva kameze. But she's okay. Ari kameze neza. She'll get better, right? Araza kumera sawa. Oh, good. Byiza. No, that's fine. Ibyo ni sawa none ibyo ni sawa. Later. Thank you very much. Yeah. Katururi. Yeah. Doing here? Turakora icyaha. Oh, we need to make sure she didn't make it. Tugomba kumenya neza ko uriya mukobwa atari bubeho bakamwica nawe. Have a pulse. You're gonna do it. Wambwiye ngo yapfuye niwe uri bujye kumurangiza rero. Uriya mukobwa nari kuba namwice ntakira araturega. It's gone way too far. I don't want any part. Man, bino bintu biri kuzengera bikajya kuri cyane buryo nabishakagamo. Sawa. Kure y'imbunda. Don't blame me if your kids hate their father. Nondenganyerera abana bawe niba azakura batabona se warafunzwe. Yakomezayo. Yeah. Aziri mu bitaro baje kwica sheri w'umusore. Debere baje kumurangiza. Do bwarakeye. Urukerera barakwereka. Mugabo yibye ikindi kimodoka. We ni igisambo nyine cy'ikinyamwuga. Kandi kamodoka ni iki niki. Bimeze bite? Yeah.
Looking for me? uri kunshaka fan. Where's your partner? Umwunganizi wawe ari fande bamuhaye amakuru cya gisambo hari amakuru cyamuhaye ni Nando. Vayo. What's with the leg? Just got thrown out akaguru wabaye iki the window. ni cyagiye imanuka mu idirisha navunitsemo barabeshya bamukubise mu kazi. Why am I getting rid of this? Kind of morbid. Call it motivation. But tell me something. gira icyo mbwira. It's Tom Dolan. uyu Tom Dolan ni Finger at you. kuki ari kugutunga gatoki. I mean, why do any of these crazies do the things they do? abantu babasazi rero ntago bambaza impamvu bakora ibyo bakora ibaza ariko Hate that? ibyo ntago byanga. Ask a question, you get a question. iyo umuntu akubajije ikibazo nawe ukamubaza ikindi. He said on the phone. Stealing ibintu yavuze kuri telefone back in his girl. kwiba amafaranga kwataka sheri we A bit. byose si ukuri habe na gato. Where's the money? amafaranga ari mwibye. The money yaye mafaranga my partner died for. amafaranga yatumye umwunganizi wanjye apfa ari. That made Sharon take a... amafaranga yatumye umugore wa Beka aba umupfakazi. ayo mafaranga ari mutwe wa kiriya gisambo kirabeshya. nta mafaranga tuzi barashaka kuyarya. menyuwe nawe yashakaho Nando. Lost this. ndakeka imbunda wari wayitaye. igisambo nicyo cyayimuhaye ngiye n'imbunda y'uyu. dore ukuntu muri wakigurikiwe. Else? No, we're good. hari ikindo yaba imeze sawa genda ntiwari John, John you got a new plan? ufite umupango mushya. Same plan, family man. umupango uracyari wa wundi. Some kind of threat? uri kunera ubwoba. Does it need to be? ni ngombwa mbo gutera ese ahubwo. katururi dore ukuntu ari kubacunga bari abaginga bari amafaranga bonyine nanjye ngombe n'igihe. muze ari hano. Hey! uyera ryamye. What's wrong? You awake? ikibazo cyuri maso. Your energy. ndi kumva ko nawe utarasinzira. uyu yaje kuryama ni wa wundi nubwo bari kumukoresha biriya bintu waba yumva bitamuri mu kuntu. Go back to sleep. sinzira. It is, just do what feels right and it'll work itself out. wewe jya ukora ikintu cya nyacyo ibindi byose bizajya bikora. Yeah. You remember who taught me that? uribuka umuntu wanyigishije iryo jambo? You. ni weho. ati jya ukora ikintu cya nyacyo ibindi byose bisigaye bizajya byikora. kibi ni uguhemuka. Just I realize I work too much. naje kubona ko nkora akazi kenshi pe. Trying to do is give us a good life. ngerageza ngo gushakira ubuzima bwiza famille. It's more than anything. Of course I. ndagukunda we n'abana kurusha icyo aricyo cyose. No matter what happens. icyaba icyo aricyo cyose. I swear you and the boys will remember that. ndagira ngo we n'abana muzabyibuke ko mbakunda. akiri aho yumva mu nzu yari gitangiye kunyeganyega. hari uwababwiye ngo ndabazi. hey! bamenyereye sheri we. uyavayo. do rimwe do wa mugenga we fatano. hey! yahageze. urashaka kunyica? Agent Hall. I'm a retired bank robber, not a murderer. ndi igisambo kibaga narabiretse ariko ntabwo ndi umwicanyi. nkeneye ubufasha bwawe. kuki nagufasha? kuko ari ufite byinshi byo guhomba wa muginga we. ufite byinshi byo guhomba. You and I both know this wasn't your doing. twese turabizi ko atari wowe wabikoze. ntabwo ari warashe abantu mugenzi wawe. And Evans. ariko wari uri kumwe na Nivens. Idea. igitekerezo kibi kuba mwari kumwe. It wasn't supposed to go down like this. niko byagombaga kumera. You get hurt. nta muntu agombaga kubabara. Baker and I panicked. Nivens yarashe Beka tutabipanze. nahise mbona ko atari byo. But at that point I had no choice. gusa n'amahitamo nari mfite nyine. Now, pal. gusa ufite amahitamo nona. To prove my innocence. ukagaragaza ko ndengana.
I have the security footage from the storage place. What? Mfite amashusho yafashwe muri ya storage. Nifels ntabyaza. Get off your girlfriend when he wasn't looking. Iyo ayo mashusho yakuye mu ikote rya sheri wawe. Ayo mashusho ndaza kuyakenera. Yes. Mbwira amafaranga ari. Mwayahishe. Annie. That's your girlfriend's name, right? Niko sheri wawe yitwa. You gotta get her out the hospital. Genda umukure mu bitaro. He's gonna kill her. Bagiye kumwica nawe. Kiraza kumwica. Sheri wawe genda umukure mu bitaro. Uyu mugabo nubwo yari ari mu kigare kibi kumuri kumwe n'umuntu agakora ikintu. Akabagira ngo nayo ubikize mu ruhare. Gusa yamugira inama ati nimbura umunyabwenge. Sheri wawe mukure muri biriya bitaro. Kiraza kumusanga yo kimwice. Bimeze bite rero? Umugabo yisaza ku bitaro. Yitaraganye. Yeah. Zano. Yaje hano kureba sheri we. Hey, you're awake. Wakangutse. How you feeling? Urumva umeze ute? Ndumva ameze neza. Nishiriwe mu bitaro. I need to get you out of here right away. Mfite kugukura hano none aho igitaraganye. Okay. Katururi. I love you. Ndagukunda. How could you not? Gute utankunda? Mva umugore uri hano buryo nawe atwika. Ati ndagukunda. Gute utankunda ubundi? Hold up. Do. Myers. It's Tom Dolan. Myers, uyu ni Tom. Chagisam. I didn't expect that. You kidnapping your girlfriend. Ntago nari nzi washimuse sheri wawe. Aho ntago yararinzwe. You're right. Ushobora kuvuga ukuri. Safe now? Yeah. Yesa nararinzwe. Well, she had nothing to do with the robberies. Umenye ko sheri wanjye nahuriye n'ubujura. What comes next? Ndetse nahuriye n'ibiri buze kuba nyuma. Niki kigiye kuba? No. Byabyiza utabimenye. Tom, come on. Nakazi kanye kubimenya. Let's get together. We talk this over. Reka bino tubiganire mwana. Umugabo yaje guhaha. Narabigerageje ngo nganire namwe mu nyima amatwi. Ntago byakoze. Sinabaganirije. Ubu nongeye gukora mu buryo bwonyine nzi bakoramo. Buryo azi n'ubuhe. Ati nagerageje kubaganiriza mwanga kunyumva. Ngiye gukora mu buryo bwonyine nigiye gukoramo. Nanjye buri abantu mbatwaragaho rero batabishatse mbata mu bihano. Nkora mu buryo bumwe nigiye gukoramo barabuzi. Ndi mu bintu bukinisha baki barigibagirwa ryaye. Nta muntu numwe wigeze ukinisha kumvuga nabi ngo mugwa amahoro. Mwarabibonye we. Nta numwe. Bishobora kumugwa amahoro mu minsi birakibivuga. Ariko nyuma yaho muhitamo mubura. You worked before. Ntago nigeze nkubona nari mukora. Ndi mu kazi sheri. Oh, I know it looks complicated. Nabizi urabona bisa nk'ibigoye. It's just wires. Nyine ni ibintu by'ibitsinga nteranya. Burns chemical reactions. Nakubitamo ibintu by'ibikemical reactions. But knowing how to blow stuff up, it's Mbega nuko muturitse ibintu. Ndabona ari byiza. Uri kumwe na sheri. Ni umugabo utuje ubona w'umunyamahoro shawu. Kandi ibintu ari gutegura ngo ni ibintu biturika ariko ari kubitegura egana nyine ni ibintu duteranya nyine. Urebye. Nyine urabona kiba kivuga neza wagira ngo ni umwana. Nta mwana umurimo. Yeah. Nufungwa nzajya ngusura buri munsi. like start seeing patients. Kugeza igihe nzatangira kubona abarwayi. Nzaba muzi umugore wibuka arangije amashuri ye. Urakoze. Umugabo nibicama akagaragaza ko atari we wishurira mu polisi bashobora kuza kumuha cyagihano cy'uko yari yaribye kimwe yashakaga nibyo ari umugore ari kuvuga. Ati baramutse bagufunze najya ngusura buri munsi. Katururi. Umugore arabyutse. Kuri biki? How'd it go? Late night, but without incident. You should be in bed. Wakabaye uryamye. I'm coming with you. Turajyana. Oya ntago twajyana. It's not up for debate. You're right. Ntago turi biganiro. Ahantu ngiye ni habi cyane. Rero wijyayo. I have to finish this. Bino mfite kubirangiza ani. Nahuze ndi umusirikare. Do. But I'm sorry, I refuse to stay here. Ukora ibyo ushaka ariko ngiye ntago nguma hano wanyu. Kuko ndibaza nimba uzagaruka.
byambabaza utagarutse katurore umugore ngo bagiye kujyana ni urukundo uri kubakoresha mu gitondo yaje hano nagerageje kuganira na FBI ku neza barabyanga none reka nkoreshe ngo ubundi buryo bwonyine nzi bwo gukoramo ibintu byanyu ubwo buryo nimba ari we ikigoryi cyabyutse mu gitondo kiri gusiga umugati kitonze cyica abantu yati none se kumva ngomba kurya defense icyo nashakaga ni amahirwe yo kuba ubuzima bworoshye na sheri wanjye wibye banke warangiza ukabanga urashaka kuba ubuzima bworoshye nyine nakoze amakosa natwaye amafaranga atarayanjye ariko nashatse gufungwa ngo mbihanirwe unyangiriza amahirwe wishe inzira karengane ndashaka iki ndashaka izina ryanjye risukuru ndagira ngo ugende wemere ko ariwo kuwisha abantu atari njye urakeka njyewe najya kwicuza ibintu nakoze nishe ndetse rero nakugira inama nibanza kujya kwicuza hunga 9 8 karindwi gatandatu gatanu namubwiye ati nibanza kujya kwemera icyaha sohoka mu nzu wiruka gatatu yarabitekerezaho kabiri rimwe garazore kivayo inyubako yacu yose cyavunikiye barayituritsa uyu mugabo nta mikino agira harayiye baby sheri sinakubwiye ko numwikase kumbura twika jya ahantu undi ntabwo hajya habura umuriro sheri uyu mugabo aratwika bamenyereye umugabo witurije sheri uratwika meze nka Rocky ahita yikina kugira ngo shera mukunde inzu umugabo yavunikiye iki barayitwitse gerageje neza agatafari we iyo nshaka kupfa nari kubyemera witeguye kujya kwicuza icyaha cyane ntabwo uri bwicuze aranga aramukupa aragukubye mbega sheri uratwika njye ndatwika ahita nimanukira ambonye ariko uzi kutwika hari ikintu nshaka kunkorera icyo ari cyo cyose sheri upfa kuba utwika mbibonye yamuhaye urufunguzo mbara urw'iki do kizano do cyajano gifite n'ibintu by'ibinini kinywa utamenya nimba ari iby'iki buriya ni ibyongera akanyabugabo telefone kuri uyu yanga no kumwitaba do aritaba meze biti imipanga irahindutse. What are you talking about? uravuga ibiki The girl, this pyro lunatic Dolan. uriya muginga ni umusazi What happened? byagenze bite He blew up my fucking house. bantwikiye inzu mwana You deaf? He blew up my house. uri gipfamatwi inzu yanjye barayitwitse Where are you? uri he I'm at the spot. Alright, stay put. ndi ahandi tuza She there? ndaje tuhahurire katurori umugore yaje hano bimeze bite kumva umugore ari hano bahamagaye nandaza murebe bahurire katurori iyo mwafande byibura bapfa kwizera mu ntawe uri hano sibyo He's not a bad guy. I know you may think that given that everything that's happened, but he's not. ntago ari umuntu mubi nk'uko mubikeka Good man. ni umuntu mwiza He's got a good heart. ndetse afite n'umutima mwiza How are you feeling? urumva umeze ute Better. meze neza kurusha Thank you. urakoze Who's your friend? iriya nshuti yawe yitwa ndetse yitwa Rafati Kaboyi nanjye ndahari She's my dog. uriya ni Kaboyi ni iki Of the K9 unit. Yeah, I guess she is. All 15 pounds of. Is there a reason why we're here? impamvu turi hano ni iyihe Security footage of Nivens and Hall taking. hano hari amashusho agaragaza Nivens naho baba agent banyu bakura amafaranga mo hano Yeah, that is a problem. gusa ni muri buze kwemera ko ari amafaranga kuko ibyo bakuyemo n'ubundi byari mu bikarito katurore arangisha mukingurira n'ahandi yashaka ko n'aya mafaranga yandi mbayabaha za miliyoni 6 zindi dorano yari rasitsimbye bara rero kuko inote nkuru bagira ari 100 usanga amafaranga ari menshi cyane bona ari ibikarito byinshi nano kuko inote bari ya 5 n'amafaranga nyine abamaki
amafaranga bayahaye umupolisi nta yanyayo subu umugabo amafaranga yose yibye ngo nta natanu yigeze aryaho ntago yibaga ngo uko ashaka amafaranga yawe yibaga kuko yumvaga ngo byatumaga yumva ari muzima yumvaga bimufasha gutwika nubundi nta bukwa azakora akavuga ati ubundi wahatwika Afurika igasarira rimwe abantu bagira imyiyongozo itandukanye umuntu akiye amafaranga yakeneye bati ndumva biryoshye kwiba wana yose yabika amafaranga y'ibyo imyaka 8 yose aracyuzuye How you been? Uyavayo Thumb and index finger, slowly. Kura yimbunda ya witonze bucece Kari Against the wall. Mwese ku gikuta yabafashe You're not walking out of here with that money. Not yet, I'm not. Naguri vano ufite amafaranga It's never coming? I've got the security footage, prick. Wa mukinga afite amashusho ya kamera What do you do? ko kura yafite Partner gave it to me. muvandimwe umwugarizo yampaye ayo mashusho Kigoryi wantanze wari uyafite ayo mashusho ntayagira se Kigoryi we It was on the girl who's supposed to be dead. Are you stupid? You're on that fool. Newe mubwibye umukobwa n'amashusho amwa For going along with this, thinking that the money made it okay. gutekereza ku mafaranga gusa nibyo byatumye ukora bino byose He didn't deserve to die. ntago yari akwiriye gupfa fandi wacu wo mwiciki Right thing and I didn't do it. nari mfite amahirwe yo gukora ikintu kizima sinabikora ni gute nabaho kuri nzi ko nisha abantu My wife and my kids. gute najya ndeba umugore wanjye n'abana banjye mu maso babwira ngo nishe umuntu we birahagije do bajyaho baraserera do birahagije kura yindi bunda sasu hey do kirashe mugenzi wacu masasu ni cyane events masasu mu nyubako hey katurori hey masasu katurore kuramo magazine ashyiramo indi yitonze uyu ni umusirikare aramushirana ndapfuye afite indi ntago yagenda nyimwe hey kivayo do fanya mu nyubako barabindana do barabindana fanya barabarana do fanya hey umugabo acaho n'umufunga ucanaho pakigika pariruka Mzee asigara hano bajinga tuzababanaho gute baranamurashe Mzee sasu iramufashe arakurikira kigaba arakibona kirenga do kirayatwaye garukano ndapfuye I got you, didn't I? ndagufite sibyo How's traffic? Traffic? ambutiyaje imeze ite Called correctly. Windsor's down to 1 lane. Had a good guess, or you tracking me? bivuze ngo uza ahantu ngeze ndi kwabona Minimum. What are you talking about? uravuga ibiki The second bomb. mu modoka irimo harimo igisasu nyagasani There's no bomb. nta gisasu kirimo What, you gonna turn $3 million in cash into confetti? bivuze ngo amamiliyoni 3 ngo imodoka ugiye kuzituritsa zishye Anymore. njye ntago niteye ku mafaranga rega Pete. reba munsi y'intebe wicayeho munsi y'intebe ya shoferi ukoraho yikangamo munsi y'intebe yicayemo harimo igisasu umugabo ari no kumureba hagiye Go ahead. Pull up. ndabona uri munsi ya 5 parika y'imodoka komeza imbere y'ituparika aca muri 5 katururi umugabo parika imodoka hano munsi y'intebe yicayeho harimo igisasu harimo umusego ibi ni bya bisasu ahagurutse imodoka yaturika hey sike umugabo yicari hano Agent Evans. agatorero Agent Evans Sensitive. icyo gisasu gikurikira nyine pressure Fishing. nusohoka mu modoka igisasu kiraturirika kuko harashye I put it together on the fly, so it's fairly unstable. kandi nunabyinagira byatari nabyo gishobora guturika iguma hamwe Never know what's going to set them off. kandi icyo gisasu ni kimwe mba nakoreye mu rugo nta nubwo cyakozwe neza hari igihe cyane turitse utarebye neza si wamenya ntago mba nacyitayeho cyane ushobora no kwitsamura kigaturika Sit tight and wait for the bombs. twaye ndiweho nakwicara aho ngategereza ba bomb squad babandi bategurura ibisasu bakagufasha naho ubundi uragosorera mu rucaca parika imodoka uyizimye witonze
umugabo yicaye ku gisasu, yamenyereye umugabo utamenyerwa. Umugabo yamubwiye ati sinashatse ku mahoro mukabyanga, reka noneho nkoresha ikintu nzi gukora kurusha ibindi. Uyu mugabo akiri umusirikare yategaga ibisasa akanabitegurura, nicyo kintu azi kurusha ibindi. Akura nyine nanjye nta kandi kaziriga nshoboye gukora, none se ko nigiye gusobanura filime kumbi cyiza gihari. Uyu mugabo nubwo bamurashe, uyu yari yamutezaga kurura amajwi ku buryo ibyo bavuze byose byakora nk'ikimenyetso babirikodinze. Umugabo avuga ngo amafaranga narayatwaye, avuga ati wa muginga urangambana, ibyo bavuze byose yari yabirikodinze. Mbega ibimenyetso birahari. Bimeze bite rero? Barakwereka umuhanda leta yaragiye irawufunga, irawubana. Abashinzwe kuzimya baje ku buryo igisasu bagitegurura banahazimya. Bano bari kureba, bahise bahamagara bomb squad. Kigoryi cyicaye ku gisasu, ndapfuye. Nabari abategurura rega hari igihe yibeshya, kandi waba yambaye yipampye ku buryo fragment zitamugeraho, hari igihe arokoka we. Doreba uko naba yipampye. Igisasu barwanye nacyo bagikurayo. What's happening? Bigenze bite? It's a dud. No detonator. You could bang that thing with a hammer all day long, wouldn't go off. Iki gisasu umunsi wose gishobora kuduturikana, nta detonate yacyo ndi kubona. Arrest him. Umufunga umuginga. Muranyumvishije, mumufunga iyo mbeba. Mufunge. Icyaha bamaze kubona ko kimuhama. Amafaranga ari no mu modoka yarayacikanye miliyoni 3, ikimenyetso kiramuhama. Yari yavuze ko nta mafaranga yabonye. Miliyoni 3 barazimufatanye mu modoka uko umusore yari yabivuze. Kigoryi bagitaye muri yombi. Polisi yo bavuze ngo igutaye muri yombi ni kuri igutwara. Wayabonye yombi? None bavuze ngo yamitambikanye, ni cyagiye muri pandagari baguseseka mu hasi njiramo. Hera nibyo bita kugutambikana, naho muri yombi bagutwara kuriya. Simujya mubabona ngo yafatiwe hanze y'Amerika. Turi muri Amerika, ni iki muri Amerika buriya baragufunga. Agashya do kumbe nari n'ikindi kimenyetso bohereje hano. Uriya mukobwa ngo bagupfura ikigoryi, amasha yadufashe n'amajwi yabo arimo hano. Kumva ko amafaranga yari kubigira neza ukarasa Beka, ntabwo yari afite gupfa. Amajwi y'abantu baba yazi. Nabonye amahirwe yo gukora ikintu cyiza ariko sinayakoresha. Yarabyiyumviye ko Nifenisa ari we warashe Beka n'amajwi bayohereje. Ni gute najya ndeba umugore wanjye n'umwana n'abana banjye mu maso ziko nisha abantu? Ni wa mugenzi w'ubwo yavugaga. Amajwi bayafashe. Kaboyi nawe yarabyumvisha arumirwa. N'abapolisi mujya murasa abantu. Arabyumva. Kirabyumva do. Kaboyi. Do. Yarabyumvishije. Abona kuri ya musore rwose koko kubera urukundo yari yemeye guhinduka akava mu nzira mbi yo kwiba akakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ako rukundo rugize abantu imbwa koko. Ubi igisambo gitanze miliyoni 9 z'idolari ngo bagifunge kubera isadunda. Iki gisambo gisebeje amaniga yandi yiyibira. Will you go easy on him? Muri bumworohereze. I'll do my best. Ndakora uko nshoboye tumworohereze. Mbega bari umufunga ariko bumworohereze kuko yari yarigeze kwiba kera. It's for you. Iyi ni yawe. Tom? Tom. Yeah, it's me. Yego ni njyewe. Taking down Nivens the way you did. Impressive work. Uburyo Nifenisa wamushyize hasi watwemeje twese. Circumstances were different. Mbaye ndutanga akazi naguha akazi. Sha ntago nakemera. Myself in. Ndashaka mumfunga none ndi tayari. All right. Sawa. How do you want to play it? Tubikore gute? Playtime's over, my friend. Igihe cy'imikino cyararangiye. Left. Reba ibumoso bwawe, nta mpamvu y'uburyo bwo kujya gutegura ibintu byinshi. Ndi hano ibumoso bwawe. Ati igihe cy'imikino cyararangiye, tugegereza mu mfunge. Nzave gereza nibanire n'umugore wanjye mu mahoro ntacyo umutima ucinja. We nicyo ashaka. Kubana na sheri we ntacyo yamuhishe, yumva nta ari icyuki ngo cyo mu Rwanda. Aho wa muginga we zira miliyoni 9 zitanze ute ubusiyuza tukazirya. Nivens' car. Not my best. Kira gisasu washyize mu modoka se? I know. Ntago ari cyo gisasu kirenze nakoze.
nta detonate A washyizeho lot of stress. nari mfite stress nyinshi niyo mpamvu nta detonate nashyizeho mbega kiriya gisasu nta nubwo cyari guturika The cash? I did. It's a lot of money. nabonye amafaranga menshi pe twayafashe Must be one special one. menye uyu mugore adasanzwe pe umugore utumye ugiye gufungwa ugatanga amafaranga angana kuri yego uyu mugore ntagasanzwe iki nicyo bita urukundo filime bayise ngo igisambo cy'ikinyakuri ibaza igisambo cyemera ati mumfunge n'amafaranga yose nibye muyatware ntago leta ikizi nta nani izagikura kubera umukobwa sheri genda bagufunge nzagutegereza rega n'icyizere kiba mukavuga ati uyu mugore byibura ndagiye bamfunge ndabizi nzasanga ntegereje ubusuri shuwi nako watanga uriya mufungo ukajya na gereza ukazasanga isadundi igihari hano turi muri Amerika ya filime rero nuko igenze bakitaga honest thief nje banyitoroka nk'ibisanzwe imana bamugisha ndabakunda cyane abanzi ntago bangereranya bamenye ntibanshidikanyaho mwibutse ukeneye kwamaza magara kuri ya nimero yacu ya nimero itishyurwa 0785 babyeyi reka mbereke ahantu honyine hizewe iyo utabonye visa tugusubiza amafaranga yawe ndetse buruse ziri gutanga umwana akajya Canada akajya mu gihugu cyose ashaka akigira ubuntu. Education Limited iramenyesha ubyifuza wese uwarangije amashuri yisumbuye ko ibafitiye full scholarship, partial scholarship ndetse n'akazi mu bihugu bitandukanye harimo Canada, Amerika, UK, German, Australia, Poland, China n'ibindi bihugu bitandukanye mu byiciro byose harimo diploma, bachelor's degree, master's degree ndetse na PhD. Turabibutsa ko turi intyoza mu gushaka viza z'ubwoko bwose mu gihe kitarambiranye. Umwihariko wacu dukurikirana abatugannye kugeza bamenyereye bakabona n'akazi mu bihugu baba bagiyemo. Wifuza serivisi zacu wasura urubuga rwacu ari rwo wa@besteducation.raw cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira 0788 86 06 52 cyangwa ukadusanga aho dukorera mu nyubako ya Chic floor ya mbere ku muryango B17.